Murakoze cyane, reka mbasuhuze mwese mu izina rya Yesu. Ndi Nathan Rusengwamoti, nkaba ndi Bishop wa Diocese ya Kigali y'Abangirikani. Nendaga nanone kugira ngo dukomeze kuri wa murongo wo twavugaga wo muri ibi bihe turimo nk'itorero, ibihe byo kwitegurira Noheli, ari byo bihe byitwa Advent cyangwa se abanyagahindi kera bitaga Advent season. Ubu rero turi muri iyi Advent. Izi ngizi akaba ari inyigisho yanjye ya kabiri nera kubagezaho mu nyigisho enye cyangwa se mu byumweru bine bya Advent. Advent kimenyesha ni kuza k'umwami cyangwa se kuza k'umwami wacu cyangwa se kuvuka kwa Yesu. Ari byo bihe bya Noheli turimo, kandi nk'uko twavuze ubushize abantu benshi barimo kubyitegura. Umujyi wa Kigali rwose ugeze kure cyane, turabashimira mwese. Amahoteli atandukanye nabonye barimo kudikoretinga nabo bageze kure, nabonye abakora dekorasiyo ku mihanda nabo barimo gukora. Twese turimo muri ibyo bihe byo kwitegura Advent season cyangwa igihe cyo kuza k'umwami wacu. Igihe cyo kuza kwa Yesu ni igihe kirangwa n'ibintu byinshi cyane. Ni igihe dusanga muri Bibiliya bamarayika benshi bagaragara baza ku isi bakivanga n'abantu bakagendana n'abantu bagiye batandukanye. Icyumweru gishize nabasomeye umurongo wo muri Yesaya uvuga ngo umwana w'umuhungu azavuka, ndetse tuwukurikiza uwo muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 23 uvuga ngo hazavuka umwana w'umuhungu kandi izina rye bazamwita Manueli, rimenyesha ngo Imana iri kumwe natwe. Ayo yari amakuru y'abamarayika. Uyu munsi rero nendaga kugira ngo dutere intambwe turebe noneho abandi bantu bagaragara muri Bibiliya nabo bagaragaye kuri icyo gihe cya Advent cyangwa se icyo gihe cyo kuvuka kwa Yesu. Aribo bitwa turimo kuvuga noneho ku banyabwenge. Abanyabwenge bahagaragaye bari abantu bakomeye cyane ngo baje baturuka iburasirazuba. Ni igice cya kabiri cya Matayo, ndahera ku murongo wacyo wa mbere. Igice cya kabiri cya Matayo ndahera ku murongo wacyo wa mbere. Haravuga ngo abanyabwenge baramya Yesu, niko umutwe w'amagambo uvuga. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bagiye i Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi n'abakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, babaza aho Kristo yavukira ahariho. Bati, ni Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo, nawe Betelehemu aho mu gihugu cy'Iyuda ni ukuri nturi muto mu midugudu ikomeye ya Yuda. Mbese agakomeza agasobanura gutyo. Uyu munsi rero ngo tuganire kuri aba bantu b'abanyabwenge baje kugira ngo nabo bagaragare. Bibiliya ikaba yarafashe umwanya, urebye iki gice cya kabiri cya Matayo ni igice kirimo imirongo ni 22. Matayo yafashe umwanya uhagije kugira ngo nawe yandike kuri aba banyabwenge baje ngo baturuka iburasirazuba, nabo baza kuramya Yesu. Ngo baraza bavuye iburasirazuba. Iyo tuvuga iburasirazuba ugereranyije niba i Betelehemu ni muri Isirayeli, hanyuma iburasirazuba bwa Isirayeli ni ahagana hehe? Dufashe iburasirazuba bwa Isirayeli nk'uko twavuga iburasirazuba bw'i Rwanda. Ubwo iburasirazuba bwa Isirayeli muri iki gihe naho twakwita Iraka, Irani, Saudi Arabia. Icyo gihe ibyo bice byitwaga Babylon na Persia, niyo yari amazina y'icyo gice. Babylon, Persia, Assyria, ibintu nk'ibyo ngibyo niyo yari amazina yaho. Aba bantu rero banyabwenge mu kuvuka kwa Yesu, abanyabwenge nabo ntibabitanzwemo, ngo baje babaririza ngo umwami w'Abayuda wavutse arahagana hehe. Uhereye kuvana kera kose abantu bashakaga Yesu, uhereye kera kose. Aba ni abanyabwenge
ngo bari baturutse iburasirazuba, bo baje bashakisha umwami Yesu. N'ibi bihe turimo, abantu abanyabwenge, kuvuga ngo umuntu ni umunyabwenge ni iki? Ni umuntu ushobora gusobanura ibihe, akamenya uko ibihe bimeze kandi akamenya n'uko abyitwaramo. Ubwo niwe bwo tuvuga ngo umuntu ni umunyabwenge. Aba bantu ngo bari bavuye iburasirazuba baza bavuga bati twebwe mu byanditswe twasomye hatugaragariza ko hari umwami w'abayuda uzavuka muri iki gihe. Bati kandi twaje dukurikiye inyenyeri ye iva mu burasirazuba. Aba bantu rero iyo dusomye muri Bibiliya dusanga bari abahanga cyane, bari abanyabwenge cyane cyane. Icya mbere ngo bari abantu basoma Bibiliya bagakurikirana isezerano rikuru, ngo n'iby'abahanuzi byose bari barabisomye babikurikirana. Kabiri ngo bari abantu bazi gusoma inyenyeri, bakareba mu bicu bagasoma inyenyeri, bakamenya icyo inyenyeri zimenyesheje. Hari igihe twigeze kujya muri Amerika na bagenzi bacu, tujya muri university yitwa Liberty University. Abenshi barabazi ko bari Liberty ari inshuti zacu, bakunda no kuza hano kudusura. Noneho badutwara ahantu ngo ni Space Center, ni ahantu bigira iby'inyenyeri, bakamenya uko ikirere kimeze, bakamenya izuba, bakamenya ibicu. Ngewe ndi umunyarwanda nibyo nzi, ni ibyacu byahangaha bya kinyarwanda. Ndimo no kugerageza kwiga amateka yacu, Mibambwe n'abandi bami b'u Rwanda nk'abo ngabo, ariko iby'inyenyeri sindabigeraho. Ariko muri iyo Space Center ujyayo, bafite amakamera manini, bafite amajumeri, bakakwereka mu kirere ko inyenyeri bakazikurura bakazigiza hafi ukazireba neza. Aba bantu rero baje igihe cya Yesu b'abanyabwenge, ngo bari barizi iby'inyenyeri, babizi neza. Noneho ngo inyenyeri yaje idasanzwe icyo gihe, ngo yo yagaragazaga ko hari umwami udasanzwe wavutse kandi wavukiye muri Isirayeli. Ngo barangije bagera kwizera, bakurikira ya nyenyeri, baragenda batunguka i Yerusalemu. Aha hantu ubu ngubu habaze kuri iki gihe ni ibirometero bigera hafi 1600. Ariko aba bantu bariyemeje, bafata umwanya baragenda. Kandi washyira icyo gihe cyo kuvuka kwa Yesu, ubwo n'imyaka 2020 ingahe ishize, usanga bigomba kuba bitaraboroheye. Ariko barakomeza baragenda, batunguka i Yerusalemu. Batungutse i Yerusalemu ngo batungukiye kwa Herode umwami, kuko bumvaga umwami, umwana w'umwami agomba kuba yavukiye ibwami. Bituma rero batunguka kwa Herode. Noneho ngo batungutse kuri Herode wari umwami, barambaza bati turashaka kumenya umwami w'abayuda wavutse muto, we ari hehe? Turashaka natwe kugira ngo tumurebe, turenda kumuramya. Bongo icyatumaga bamushaka, nta kindi kintu cyatumaga bashaka umwami, bamushakiraga kugira ngo bamuramye. Noneho ngo Herode nawe aragenda abaza abandi bantu, abaza abanyabwenge, ngo abaza abatambyi bakuru. Ubwo abatambyi ni abantu b'Imana, ni abapasitori, ni abasenyeri Imana yacu ishimwe, bari bazi ubwenge kuvana kera. Ngo baramubwira bati ibyanditswe byera bivuga ko uwo mwana azavukira i Betelehemu. Noneho ngo abohereza i Betelehemu, nawe Herode yohereza abanyabwenge i Betelehemu. Bagiye i Betelehemu, ngo ya nyenyeri iyo bari babonye bakiri iwabo ibajya imbere, irabaherekeza, irinda ibageza hahandi aho wa mwana yavukiye. Bantu b'Imana rero, ibi bihe turimo ni ibihe byiza cyane, ni ibihe byo gushaka Yesu. Tuributsa abantu b'Imana, tuributsa abantu bacu mu mujyi wacu wa Kigali, tuributsa n'abanyarwanda bose ibi bihe byo kuvuka kwa Yesu, ibihe bya Noheli. Nanone ni ibihe by'abantu bashaka Yesu, kandi abamushaka baramubona. Aba banyabwenge iyo baturutse baje bashakisha, ngo bashaka Yesu, icyo bamushakiraga ngo kwari ukugira ngo bamuramye. Bamugezeho gutya ngo bikubita hasi. Ngira ngo ni umurongo wa 10. Bamugezeho ngo babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo, bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Bamaze kuhagera ngo babonye wa mwana, hari ibintu bibiri bakoze, ndetse nanjye nibyo nendaga ngo nawe nkubwire, kandi nabyo ndi busorezeho. Ikintu cya mbere ngo bakoze bahageze, babonye wa mwana, ukuye umunezero wo kuvuga ati uwo twashakaga turamubonye.
twashakaga kugira ngo turebe umwana wavutse, turamubonye, ngo bikubita hasi baramuramya. Umuntu wese wabonye Yesu, iyo ugeze umugisha ukabona Yesu, iyo ugeze umugisha ukabona Yesu, ntushobora kwihangana kutamuramya. Ngo bikubise hasi bararamya. Kuramya bimenyesha iki? Kuramya ni uburyo bwinshi bwo kubaha Imana. Bamwe barubarara, abandi barapfukama, abandi bubarara hasi bagasasa n'amaboko yabo. Rero kuramya habamo gusenga, kuramya habamo gusaba, kuramya habamo kuririmba. Kuramya ni ikintu kinini ariko kigaragaza umuntu uri imbere y'umuruta. Ngo bo bikubise hasi bararamya, baramushimira, bashima n'Imana. Icyo ni igikorwa kimwe. Bamaze kubona Yesu ngo baramuramya. Ikindi kintu cya kabiri bakoze gihambaye, ngo bahise bahambura imitwaro yabo, barangije bamutura amaturo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kandi aya maturo bamutuye yari amaturo ahambaye, ahenda cyane. Ntushobora, umuntu wese burya iyo ubonye Yesu ntiwihangana kudatura, kubera ko ituro rigaragaza urukundo. Burya ituro ni ugutanga. Ukunda wese aratanga. Burya urukundo no gutanga ni ibintu utatandukanye, ni ibintu bifatanye. Noneho ngo babonye wa mwana, bamaze kumuramya, ngira ngo rwose n'ubuntu bw'Imana bwari bwuzuye aho ngaho. Ubuntu bw'Imana bumaze kubuzura bubasabanye, ngo bahambura ya mitwaro yabo bari bazanye, ngo bamukuriramwo impano bamuzaniye. Muri izo mpano zari impano z'ubwoko butatu. Iya mbere ngo bakuye mu izahabu. Izahabu icyo gihe yakoraga nk'amafaranga, yari means of exchange, yakoraga nk'amafaranga, cyari ikintu gihenda. N'ubu ngubu izahabu ziracyahenda, abantu benshi mujya mwumva bazivuga, ariko zirahenda n'ubu ngubu. Ngo bakura izahabu bayiha wa mwana. Mariya na Yosefu barabakene, bavuye hehe, nabo bagira umugisha wo gufata ku izahabu. Ndahamya ko bugomba kuba ari bwo bwa mbere Mariya na Yosefu babona ku izahabu, ariko abanyabwenge bo bari bayisanganywe. Rero mwabanyabwenge mwe, izahabu rwose ntimugatinye kuzizana ngo muture Imana muri ibi bihe turimo. Ariko izahabu ntago kimenyesha real gold. Izahabu icyo gihe niyakoraga nka means of exchange, iyo twita currency. Ariko ubu ngubu abantu bakoresha uburyo butandukanye kugira ngo turamye wa mwana. Noneho ngo bamuha izahabu, ngo bamaze kumuha izahabu bamuha indi mpano yitwa frankincense, cyangwa se abandi babwita ububani. Ni ibintu bihumura neza, mujya mubona mu kiliziya. Aho nakuriye babushyiraga mu cyotero cyo muri kiliziya, bakagira gutya imyotsi igakwira ahantu, ariko ikaza ari imyotsi ihumura neza. Ntabwo nzi ubu ngubu uko bimeze, ariko bamuzaniye iyo ntuza ngo bashyiramo. Ikindi cya gatatu bazanye nibyo bita ni imibavu nayo itandukanye, ariko iyo mibavu ni imibavu yakoreshwaga mu kumisha ikintu, kumisha preservative, yarindaga ibintu kugira ngo bigiye kwangirika. Bantu b'Imana rero, iki gihe turimo cyo kuza kwa Yesu Kristo, urasabwa kumwegera. Nawe mwegere, muramye. Numara kumuramya, tumwereke urukundo rwacu, tumutura amaturo, tumwereke urukundo rwacu, tumuha kuri byinshi yaduhaye. Ngewe nshima Imana cyane. Imana yaduhaye ibintu byinshi bitandukanye. Yaduhaye impano, yaduhaye ibintu byinshi. Kuri ibyo yaduhaye niho natwe dufata bikeya tukayizana, ari uburyo bwo kuramya Imana. Nabasabaga rero bantu b'Imana ngo natwe dufatanye nabo banyabwenge. Iki gihe turimo, cyambere dushakisha umwana w'Imana, nta kunyureho rwose. Twese tumenye aho umwana w'Imana yavukiye, cyane cyane tumwemerere avukire mu mitima yacu, avukire mu nsengero zacu, avukire mu ngo zacu. Aho yavukiye, iyo abantu bahageze bararamya, haba hari ubwiza bw'Imana, haba hari urukundo rw'Imana. Navukira mu miryango yacu, navukira mu mujyi wacu, abantu nta kindi bazakora mu mwanya wo kurwana, mu mwanya w'ibiyobyabwenge, ahubwo bazaramya Imana. Mu mwanya wo kwiba, ahubwo bazafata ku by'Imana yabahaye, babitange, bahe abashonje, bahe abarwaye, bahe abadafite ubushobozi. Imana rero yacu ibamfashirize twinjira dukomeza muri iyi minsi mikuru yo kuza k'umwami wacu, kugira ngo tumwemerere avukire mu mitima yacu, kandi tumwifungurire rwose, tumuhe impano zimukwiye, kandi tumuramye nk'umwami w'abami.
imana yacu ibaha umugisha, ibagirire neza, ibarinde, kandi abafite iby'imitima yabo ikennye n'iby'imibiri nabyo Yesu abibahe, abagirire neza, twese dufatanye kuramya uwo mwami w'abami. Imana yacu ibaha umugisha. Murakoze cyane.